Ni inkongi yibasiye agakiriro gaherereye mu kagari ka Musezero, aho iyi nkongi yaje kwibasira agakontineri k'umugabo uzwi ku mazina Twagirayezu Gilbert, ibyari birimo byose bigashya bigakongoka. Bamwe mu batabaye imbere kandi bakanagerageza kuzimya iyi kontineri twaganiriye bavuga ko icyaba cyateye iyi nkongi yaba ari nk'abadayimoni bashakaga guhombya uyu mugabo, dore ko nta nicyo yigeze aramura muri iyi kontineri, yewe nta n'umuriro w'amashanyarazi ubarizwa muri iyi nyubako. Kugeza na n'ubu ntabwo turamenya icyatwitse kuko byongeye nta muriro uba muri iki kibati. Ntabwo rero turamenya ikintu kitwitse hano hantu. Ntabwo tubizi, tubonye hashya kubera nta muriro urimo, natwe byatucanze. Harimo amamatera, harimo ibintu by'amatebe, ntituzi ikintu cyatwitse. Urumva nimba nta muriro uri muri ibi bibati ukaba ubonye ahantu harahifashe harahiye, watekereza ko ari iki kandi badatetsemo. Hano hari umudayimoni wa danje. Kuki mu gakinjiro hahora hashya? Ni ukubera iki? Ni iki cyabitera wowe utekereza? Ni umurozi uhari, arahari. Buri munsi wumva ngo ni mu gakinjiro hahiye, kuki ahandi hadashya hagashya mu gakinjiro? Impamvu ni iyi. Cyangwa n'abapfumu batari gukezereza umwami neza. Ntabwo tubabona ariko barahari. Nkawe w'umuyobozi wakagombye kumenya ngo kuki mu gakinjiro hashya ari honyine ntagira ahandi hashya. Hano hari umudayimoni rwose mu gakinjiro. Mu gakinjiro ni honyine hashya kandi hashya buri munsi. Ukumva ngo hariya hepfo harahiye hakimuka hakajya hariya kandi mu gakinjiro. Urabona ukuntu byagiye. Ahubwo ikintu ukwiye gukora, dukwiye gufata ikintu nk'abantu b'abagabo kandi nk'abanyamakuru mukazana nk'abanyamasengesho tugapfukama tukajya ku mavi tugasengera umurozi uri hano. Ukuntu byagenze iyi nkongi urebye ni umudayimoni pe nk'uko wabikubwira, kuko twagiye kuba tubona ahantu harahiye, natwe tubanza kugira ngo ni utuntu tw'utwotsi wenda hari akaresitora, twagiye kubona tubona umwotsi uraje, umuntu wakinguye yakuyemo matera imwe yonyine, ubundi ari ni umudayimoni rwose, ahubwo bamuhambye hejuru bazamuhambe hasi bamutabe, nta muntu ubamo, kontineri yari ifunze, amuntu wari urimo yari ifunze, akajya Ntekereza ko iki cyateye inkongi. Njyewe bitewe n'ukuntu njyewe nabibonaga, ni umudayimoni, ni umudayimoni, Naho gusengerwa. naho gusengerwa, bamuhambye hejuru bazamuhambe hasi. Tugiye kubona tubona hatse umuriro, uwo muriro rero ntabwo tuzi ikintu kiwuteye, kandi hano habagamo amatora hari haba hafunze, hafunze hadakinguka, ntabwo hakingukaga, nibwo rero bahamagaye inzego z'ibanze kugira ngo zite zihagera. Ibi ni ibintu biba bisiziriye somo cyangwa mutekereza ko ari iki cyaba cyateye iyi? Ntabwo twakimenya ko yuko ibona ntuza kontineri ifunze, ahubwo nta mahirwe kuba ari kontineri yaba ari nk'amabati nk'aya ngaya yo hirya asanzwe, hose bahahiye hakonkotse. Hari cyari cyakamenyekana cyateye inkongi? Ntabwo turakimenya, tutegereje ibiva muri abayobozi ko twumva wenda mu iperereza. None se ibara kontineri ifunze, kontineri irafunze, matora zirafunze, ntabwo urabona n'umunsi n'umwe hafunguye, ukajya kubona ukabona ibintu birahiye, uwo mubyeyi urumva wakora iki ko? Ntabwo mbizi, ntabyo nzi. Jeje ari mupfumu wiwe ndabizi. Ni ikintu bamwakiriye gute? Ni ukuvuga ngo twebwe iyo tubonye ibintu nk'ibi ngibi tuza nk'abatabazi tugatabara, urumva? Ni ukuvuga ngo hano haba hafunze, kontineri irafunze, igikontineri ifunze ukabona ahantu haratse, niba hatse ni umuryango wonyine ugize watse, tubashe kuwuzimya, gusa Imana ishobora kuko n'ahandi hantu hafashwe. Irimo iracumbamo umuriro, umwotsi nyine, ariko turavuga ati se ko nta muriro ubamo, umuriro uvuye hehe? Ubwo se tuzi hari umugabo wese uzarafungura tubona umwotsi usuzamukira rimwe, nyine ibintu byari byamaze gushya, bamwe batangira gukuramo babihungisha, ariko ntabwo tuzi ngo byatewe n'icy'inkongi. Bivuze ngo rero hano muri Kagara ushobora kuba harimo umudayimoni cyangwa se harimo ikindi kintu cyangwa harimo undi muntu ushobora kuba yagiye
akaba yatama umwanda gusa ariko bishobora kuba aribyo ari umuntu wikubita umutwe cyangwa se iriya kontineri akaba ari nk'umuntu yambuye akaba ari wabikoze ntabwo twamenya mu bantu bayibonyeho nari mvuye muri Adarwa njyanye akameza ngeze hano kwa kino kiraro mbona umwotsi uracumbye uko nanjye mu bantu nanjye batabaye ariko nabyo kuntu inkongi ibaye nta cyambere ira kontineri ihiye nta muriro wabagamo nta n'uwarurimo nta n'umuntu warimo ko kontineri yari ikinze bivuze ngo mwanjye mu bicu nava ko inkongi ari umudayimoni cyangwa se satani batiye mu gaciro kahise kugira ngo abantu nkatwe nde nkora finissage urabibona nkora finissage no umudayimoni wose kugira ngo abantu mu gakinjiro tutarya tutarya uko nanjye twatabaye ariko na polisi naho yawutabaye turayishimira ariko byagenze kunze uyu umudayimoni uri mu gaciro ka Gisozi aragira bati ni umukiri utaratejereje umwami yaraguje akumiro na mavunja kandi akumiro ni koroti rya Rwamara abandi bati akumiro ni kuko ivunja irahandurwa ariko ntabwo ari umubosi uteresuye ntabwo ari amadeni arimo Modivatiste musa karindwi uyu nguyu iyi ngiyi ni inkongi ibiya ije n'ubundi satani atera kwishi habwo twamuha pole nkange umusani nka Diamond urebye ntacyo rwose ntacyo yashije rwose havuyemo n'ibimwe cyangwa za avuyemo bimwe n'utundi turyo cyane n'uturamwe natwo badutwaye rubanda nyine rubasirira mu nduru bamwibye. Aya makuru ashimangirwa n'umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire ashimangira nawe yuko iyi kontineri nta muriro w'amashanyarazi wabarizwagamo gusa avuga ko bakomeje gukora iperereza babe bamenya icyateye iyi nkongi. Mu kagari ka Musezero mudugudu wa Kagara ikaba yari inkongi yafashe kontineri ibikorwamo ibicuruzwa birimo amatera ndetse n'intebe. Inkongi rero yaturutse mu cyumba cyarimo ibyo bikoresho bigenanye bya matera. Abaturage rero bagerageje kuyizimya ariko bahamagara ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi ndetse no gutanga ubutabazi barabafasha. Kontineri yazima itarafatisha ibindi bicuruzwa byari byegeranye nayo. Icyateye inkongi ntabwo kiramenyekana, turacyakora iperereza kubera ko mu bigaragara ikontineri ntabwo yabagamo amashanyarazi. Turacyakora iperereza kugira ngo amenyekane icyayiteye. Abaturage turashishikariza kugira ubumenyi bw'ibanze mu kurwanya ndetse no kwirinda inkongi, ikintu cyose cyatera inkongi, ariko no gutunga ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro igihe ugaragaye, kuko bibafasha kwitabara. Ariko nanone tukanashikaza no guhamagara polisi rero kugira ngo batabare igihe haragaragaye inkongi kandi bakayihamagara ku gihe. Twanabibutsa ko ni serivisi itangirwa ubu ntabwo yishyurwa, batazagira n'ugira ubwoba ngo se batanyishyuza, ntabwo twishyuza. Ubwo twavaga muri aka gakiriro ka Gisozi gaherereye mu murenge wa Gisozi akarere ka Gasabo, bamwe mu baturage bari batangiye gusubiza ibicuruzwa byabo aho babicururiza kuko bari bamaze kubikuramo babijyanye ku ruhande kugira ngo bataza kugwa mu gihombo gikabije. Gusa bamwe bakavuga ko agakiriro ka Gisozi ari ako gusengerwa, wenda satani yaba yaragateye. Imana ishimwe, BTN TV i Kigali.